ndizera ko mumeze neza mwese mukomeza gukanda subscribe kujya mu biganiro bya Dore Entertainment aho muri hose mukomeze kugira ibihe byiza. Uruganda rw'imyidagaduro bikomeje kugorana umukobwa w'umunyatanzania ariko akaba ari n'umunyarwandakazi nawe akaba yitwa Nyasiri brand cyangwa se Nyasiri branding, akaba ari umunyatanzania wo mu content creators by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok niho abantu benshi bagiye bakunda kumubona by'umwihariko muri siporo ze zidasanzwe. Abantu benshi bakabihuza n'umubiri wiwe cyangwa se n'umubyibuho wiwe, bakavuga ko uyu mukobwa afite ibindi bintu bimukoresha uretse kuba ngo yaba ari uyu mubyibuho gusa. Abantu benshi bakomeje kugenda batera comment bavuga ko umubyibuho wiwe udasanzwe ndetse n'ibintu akora bikaba bidasanzwe. Hariho n'abataratinya kuvuga ko byanze bikunze ashobora kuba akoresha artificial intelligence cyangwa se AI. Ni ibintu byagiye bivugwa cyane no ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku bakoresha urubuga rwa TikTok ndetse na Instagram. Uyu mukobwa ukunze kugaragara nyine akora siporo zidasanzwe, ariko by'umwihariko amakuru dukura itizi cyangwa se Tanzania navuga yuko uyu mukobwa bimwe mu bintu akora ibyinshi byose ngo niwe ubikora nyine, cyane ko ngo atari artificial intelligence ibimukoresha cyane cyangwa se kuri ushobora gufata artificial cyangwa se AI ukayikoresha by'umwihariko mu gukereya ikintu runaka. Abantu benshi bakavuga ko nyine uyu mukobwa uretse kuba wenda agafite umubyibuho udasanzwe ariko izi siporo azizi kandi azikora neza. Inkuru rero ushaka kuvuga kuri uyu mukobwa uretse kuba akora aya masiporo gusa, uyu mukobwa yamaze guca agahigo by'umwihariko muri Afurika. Uyu mukobwa bivuga ko ngo yaba yabaye umwe mu bakobwa ngo barinda uwo bita Samia Suluhu, ariko by'umwihariko ni ibintu nyine bikunze neza kugenda bicacara ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati uyu mukobwa ni umwe mu barinda perezidakazi w'igihugu cya Tanzania, nta wundi ni Samia Suluhu. Abandi bakavuga ati ntibishoboka ko umukobwa yaba arinda perezida yangiza akagaragara nk'umucontent creator ku mbuga nkoranyambaga. Abandi ati ni maneko. Ni amakuru akomeje kugenda by'umwihariko acacara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania, bakomeza bavuga ati uyu mukobwa ashobora kuba afite abadayimoni ntabwo ari bizima, kubera ko kubona ibintu akora by'umwihariko nk'iyo ugerageje kureba amavideo yiwe ukareba nyine ibintu akora, abantu benshi bakomeje kugira ubwoba bavuga ko byanze bikunze uyu mukobwa ngo yaba afite ibindi bintu bimukoresha, kubera ko uyu mukobwa by'umwihariko iyo ari gukora siporo ukareba ukuntu umubyibuho afite, ukareba amasiporo uburyo yakoramo by'umwihariko mu bitangazamakuru ntabwo akunze kugaragaramo cyane. Ibitangazamakuru byaje kumutumira byinshi ngo nta nubwo ajya anabyitabira, nta muntu urabona amavideo cyangwa se ama-interview yiwe. Ubwo nyine umukobwa akomeje kugenda by'umwihariko bavugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga bibaza ukuntu umuntu ufite umubyibuho nk'uyu nguyu nyine ashobora gukora ibintu nk'ibi ngibi. Byakomeje kugenda rero bitungura abantu, bareba uburyo nyine yakoramo amasiporo, bareba ukuntu ajya mu mihanda agatera iby'inyuma za saruti. Abandi bakavuga ati uyu mukobwa ntagasanzwe. Nyasiri brand ugerageje kumusacinga ku rubuga rwa Instagram usanga nyine ni umukobwa urebye usanzwe, ariko by'umwihariko wareba ibintu akora ukaba wagiramo ubwoba cyangwa se wagiramo akantu ko kwikanga. Ni bimwe rero mu bintu bikomeje kugenda bicacara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania, bakomeza bavuga ati uyu mukobwa ibintu ari gukora bikomeje gutera abantu kwibaza ibintu byinshi, bavuga ati niba ibyo ngibyo rero kubyibuha cyane nta kintu byaba bivuze, cyane ko ubaye uri umuntu ubasha gukora siporo bitakubuza kwikora siporo. Uyu mukobwa kandi akandi kahigo azwiho ubwo witwa Aisha Speed yazaga muri Afurika y'Uburasirazuba cyangwa se East Africa, bagize gutya baravuga ati uyu mukobwa nimba ari mu gihugu cya Tanzania Aisha Speed nakaba kanagiye mu Burasirazuba bwa Afurika, byanze bikunze uyu mukobwa baramubwira ati ugomba guhana Aisha Speed. Bimwe mu bintu nawe bizwiho yabashije gukora, yavuze ko ngadashobora guhana Aisha Speed nk'uko Aisha Speed n'abandi bakora bose ngo keretse Aisha Speed aramutse amwishyuye agera kuri miliyoni 10 z'amashiringi. Abantu benshi rero bakomeje kugenda batanga bavuga ati uyu mukobwa ntabwo asanzwe, we ni umuntu w'umukobwa w'umucontent creator, ariko avuga ko guhana Aisha Speed ngo utashobora kwemera guhana nawe ku buntu. Abantu benshi nyine bakomeje kugenda bamugarukaho, binatuma aba icyamamare cyane by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania muri East Africa. Imbuga nkoranyambaga by'umwihariko n'imbuga nkoranyambaga zo mu gihugu cya Kenya bakomeza kugenda bamwandikaho. Nahoze mbona ikinyamakuru gikomeye by'umwihariko cya televiziyo y'igihugu nka MTV Kenya bagenda bamuvugaho na Citizen Kenya bagenda bamuvugaho. Ni ibintu nyine byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi cyane bibaza kuri uyu mukobwa witwa Nyasiri brand. Abandi bakavuga ati content ntabwo ari ikintu gisanzwe, buri muntu wese aba afite impano yiwe. Ngiye muri kumva cyangwa muteze amatwi ni Gatete, mu gihe muri kujya kuri Dore Entertainment, nyamuneka niba utarakora subscribe nakubwira ngo